ngewe ejo Junior yambwe ngo nago bazaza nkagira ngo arimo arambeshye yarabinyandikiye kuri WhatsApp mbona umujena anyohereje drop ku munsi w'igitaramo yibeshye n'itariki noneho ngereka mbabwira ibi bintu murimo gukora reka mbumvishe drop uyu mujene yakoze bibe ngombwa ko mbivugaho ibaze kugira ngo umunyamuziki mugenzi wanjye abatazi umunsi ngiye mfitiye igitaramo yibeshye avuga ngo kuwa gatandatu kuri wa kangahe kuri wa gatandatu tariki 20 na zingahe ni Imana yabikoze mbarashyizemo imbaraga zanjye ariko Imana niyo ibiri hejuru niyo ibiha umugisha yitabiha umugisha uyu munsi ntabwo ibi biba bibaye kubera ko Imana yabeho umugisha rero nta kiri numva narenza uretse kuvuga ko ari Imana yari ibirimo tu kandi nubikomeje kubibamo urukundo weretswe by'aka kanya rugwiteze ewana Imana n'urukundo mani none se mugambi w'Imana katari uwejo ni gute ubwo batanyere ku rukundo nago nigize ne expectinga ibintu bingana gutya ariko Imana ubwo yo yari yamaze kubigena ko ariko biri bugende aso gutumira minisitiri ukajya kubona ukabona nawe agize gutya zanye n'umuryango we n'ibintu wakiriye gute n'umugisha ukomeye mushimire cyane reka mushimire cyane sinzi niba kino kiganiro ari bukirebe ariko abyumve ko mushimiye cyane yanteye ingabo mu bitugu nkimara kubona tweet ye nese numva ngarutsemo imbaraga kubera ko kino gitaramo twarakiteguriye ntago tuzize tubona sponsor ifatika yo kuvuga ngo ni company runaka disponsorije twarabyikoreye ariko nagiye ngira abantu iruhande bambaye hafi harabona nagiye nshimira barimo umugabo witwa Hassan n'abandi batandukanye wenda ntavuze ariko harabagiye babijyamo baramfasha ntago byari byoroshye n'ubu ngubu tuvugana ntago byoroshye shobora kuba ndi mu madeni yago uhaye ababyeyi bawe ifoto ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame bigendanye na hashtag ya Paul Kagame urubyiruko rufite yo kuvuga ngo thank you Paul Kagame why wahaye ababyeyi bawe ifoto ya Paul Kagame hari abantu bari bituze ko bubahe ikindi kintu ariko kuri uyu munsi imbaga y'abantu nyamwishi wahaye ifoto ya Paul Kagame ababyeyi banje bakunda nyakubahwa Perezida wa Repubulika baramukunda cyane hanyuma muzehe wanjye burajya agira story niba ariho nazikuye naye muzehe ajya tubwira ko twaguza tubwira uburyo yiganye na His Excellence mu ishuri rimwe Ntare High School mu gihugu cya Uganda tubwira ko baningaga muri promotion imwe ebana nagahigo buri gihe ambwira akambwira ati wa mwana we wibuke ko nge niganye urumva ibyo bintu rero kuba yarabimbwiye akabimbwira ndi mu myaka mitoya narabizirikanye akajya ahora ambwira ko muzehe nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakoze akazi gakomeye kuri kino gihugu kandi nta muntu utabibona nanjye rero byatumye numva namuha ikintu kuri nge mfata nk'agaciro kandi nawe akunda so kumuha iriya mpano none ikintu gitangaje abantu batazi ikintu gitangaje abantu batazi nuko ijoro ryashize mukecuru wanjye mama mbyara yanshyize ku ruhande ibi ngidi it's a true story yanshyize ku ruhande arambwira ngo ejo narose ngo turi kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika gutyo atabizi ko nabageneye impano y'ifoto ya Perezida arambwira ati narose turi kumwe na Perezida wa Repubulika mbona turi abantu bakepe ariko mbona twishimye ahantu twari turi ndamubwira mukecuru izo nzozi zawe sinzi niba zizaba impamo ariko zanaba impamo urabyumva naje ndamubwira ni kubera ko ngiye narinzi ko nabateguriye already ifoto cyangwa se impano ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntisavuga se ni ibintu bihuye can I call it a coincidence ni ibintu bihuriranye ni ibintu bigize gute ndavuga nariko buriya umugambi w'Imana suwejo you never know so ibyo bintu byatumye rero numva mbaye ijeye ndavuga nateguriye impano ababyeyi banje none mama mbwiye iby'inzozi amaze iminsi arose cyangwa se yarose ejo numva nyine numvise ari ikintu gikomeye cyane numvise ari ikintu gikomeye 2023 wakoze akazi gakomeye cyane indirimbo zigera muri nazingaye wari codinze yego so nakazi gakomeye cyane hari abantu bakweretse urukundo uyu munsi navuga ko wenda ni benshi ugereranyije yuko ari igitaramo cya mbere 2023 2024 twitege ikiyago bivugira hasi amapiyano bivugira ni umwaka w'akazi 2024
umwaka w'akazi hari indirimbo nakoze iri kuri album hari niyo tutaperformance yitwa Tsamvapa ni indirimbo nziza cyane kuri album hari niyo tutaperformance yitwa YAGO Piano nje nakoze indirimbo nyita YAGO Piano nyibatemo cyangwa mbe mbaretse dutemo nyibatemo cyangwa mbe mbaretse nyibatemo cyangwa mbe mbaretse bomba clat nade ndabatamo so izo ndirimbo nk'ikibazo warumbajije ni ugukora n'umwaka wo gukora brother album yanjye ya kabiri iri hafi kurangira album ya mbere ndayiro nshinzwe umunsi tariki 22 z'ukwezi kwa 12 ariko album ya kabiri irenda kurangira ni album izaba yiganjeho ama collabo menshi collabo za mbere zatangiye gukorwa sai indirimbo mu gihe cyavuba cyane muzabona indirimbo na big guy big talent from Uganda. Let me announce this. Yago reka menibanga ngiye kumenibanga hari ahantu kuva kare ngewe niriwe mu muhanda ngenda numva iby'igitaramo cyawe hari abantu bari bishimye ndetse bazi ko ngo igitaramo cyawe kitari bugende neza kubera byahuriranye n'ubukwe bwabereye aha ngaha cyane ko babivuze nagendaga imihanda ngenda numva icyo abantu babivugaho ariko igitaramo nkeka ko uko babikeka katari ko byagenze wababwira iki abo bantu kandi barahari just aba hater abanyamakuru urusaku rwabo bambujije kuvuga kandi ntibyemewe barajyahe ndibati ndagukunda cyane reka bikubwire ndagukunda sana wankoreye iminsi ngo so abo bantu bajye bareka mvuge abo bantu bameze gutyo abo bantu nta rukundo ruzima baba bafite abo bantu ni reka mvuge ko baba bafite urukundo ariko urukundo ntabwo rugira nabi ntabwo urukundo rugambirira kugira nabi ntabwo urukundo rugambirira kwishimira ikibi cya mugenzi wawe urukundo nyarwo ntabwo kandi urukundo nyarwo ruturuka ku Mana ntabwo ruturuka mu ihene cyangwa mu nka ruturuka ku Mana rugashora imizi mu bantu bigatuma abantu babana mu mahoro bataryarya batagambanirana so abantu bose bifuza ko igitaramo cyane kitagenda neza nta jambo ribi nababwira kabisa ahubwo nababwira ngo Imana ibampera umugisha nirangiza kubaho umugisha inabahe guhinduka kubera ko iyo urwanyije Imana urahungabana sana iyo urwanyije Imana urahungabana cyane kubera ko utangira kubaho umeze nk'uwihisha kandi uri mu gihugu gifite amahoro nk'u Rwanda. Yego ubutumwa bw'ingenzi noneho wavuga uti cyangwa se amarangamutima yawe kuko bw'ingenzi uvuga nyuma y'iki gitaramo koze y'uru rukundo weretswe hari abastari bari bahari ba element nababonye banopja nabonye abantu benshi nyine bari mu ruganda rw'imyidagaduro hari abaririmbyi baje kuririmba kuri stage baje kugushyigikira ni iki kintu kiri ku mutima wawe wavuga uti mbwira abo bantu bose nababwira ngo Imana ibaha umugisha umuntu wese wampaye akaboko muri ino event cyangwa se muri ino suwejo album launch yaba ari umunyamuziki yaba ari umunyamakuru yaba ari umupromoter yaba ari umu DJ yaba ari uwari we wese ufite ahure n'umuziki nyarwanda cyangwa n'umuziki muri rusange ahana azankenera azambona nibwo butumwa nabagenera ahana azankenera azambona umuntu wese wanshyigikiye umuntu wese wambaye hafi muri ino music industry ahantu hose azankenera azambona ari Ngahongayira azambona niyo Bosco azambona Bushara azambona Chris Eazy azambona n'abandi batandukanye Levickson from Uganda Kiriku Double J nago mwabonye ariko twabisobanuye yagize ikibazo iyo video yo kubera igihe cyatubanye gito ntabwo bayikinnye n'ubu ngubu nuko nafite where is my phone where is my phone gira icyo tubwira ku bigendanye where is my phone my brother where is my phone yeah ndagira ngo mbyereke itangazamakuru mbere yuko dusoza iki kiganiro ndagira ngo mbyereke itangazamakuru n'igihe bigaragara nkaho uvuye kuri stage ibyo wari wateguye bitarangiye niko bimeze cyangwa amasaha yagufasha ari cyo gihe udaha abakunzi bawe mbere yuko nsubiza icyo kibazo ndagira mbakire ino video muceceke kugira ngo dutuze tubyumve mwihangane duceceke. Hi everybody, my name is Levickson from Uganda. I want to apologize for not making it tonight for my brother's concert album launch YAGO. I'm very, very sorry. Something came up, but I feel so sad that I'm not there with you guys, but I believe you're gonna have a night to remember with my brother YAGO. Imana bahimigisha murakoze cyane mwibare cyane
supporting our own brother Yago. Kandi murabizi ngewe Rwanda ni mu rugo nzaba very soon. I love you so much, ndabakunda cyane, Imana ibahimigisha. I could not make it, but I know next time I will definitely be there to support everybody. And my brother Yago, I love you. Enjoy your night, enjoy your day. May you shine, and may people get to believe in themselves from you, man. Blessings, my brother. Murakoze cyane, Imana ibarinde. God bless you. My name is Levikson, and I love you all. Nizere ko iki kintu kibaye kiriya kirakemutse, indege yamusize, so kuko ntago yarari muri Uganda, ntago yarari muri Kampala, sorry, yarari mu kindi gice cyo muri Uganda, hanyuma kuvayo kugera Kampala kujya ku kibuga cy'indege asanga indege yamaze kumusiga. Ibyo nabyo byanatubayo, by the way, hari ibyo muba mutaramenye, nka Double J twaguzitiye indege nawe iramusiga ko yari afite ibindi bintu, ariko mwabonye ko yagerageje kubikora. Mushimire cyane Double J. Tishimye uyu munsi bitewe nuko bamukupiyeho umuziki we bakiva kuri stage bakiva kuri stage nabagenda babwira ni ibibaye byose simbizi, ariko murabiruta. Niryo jambo nababwiye, nabibwiye kiri kumbigwa na Double J. So ikibazo narimbajwe cy'igihe mu by'ukuri nago nababeshya, ibintu nari nateguye byose nago nabitanze kabisa, nago nababeshya, kandi nago ari byiza kujya imbere y'itangazamakuru ari beshya. Nari nateguye ibintu byinshi kandi byiza. Nk'ubu ngubu hari ikintu kimbabaje nago natinya kubibabwira, mbabajwe no kuba natanze indabyo nari nagennye ku banyarwanda baje kunshyigikira. Nateguye indabyo birangira kubera igihe, kubera ukuntu nyine hari abahanzi bamwe na bamwe bagiye banga ngo kujya kuri stage, nabyumvise, bamwe bakabakira kuri stage bakamara umwanya munini, ibyo byose nabyumvise, so bigatuma nyine n'igihe kigenda. Ariko nkeka ko iki gikorwa nk'iki kibaye ntago habura ibyangirika uko byamera kose kabisa. We are people, ntago habura ibyangirika, ahubwo next time nukubikosora kugira ngo noneho tube perfect, dukora ibintu byiza twabitekerejeho. Kandi umuntu witwa Inyogoye kuri stage wavuze yuko umukunda cyane, ku ndirimbo ye ya mbere mwakoranye, uburyo yitwaye kuri stage. Kuri wowe nka Yago umenyereye showbiz nyarwanda, umenyereye umuziki nyarwanda, umenyereye n'uburyo abantu bitwara kuri stage, Inyogoye wamuvuga hiki arabica Inyogoye afite ubu ngutu tugiye gukora indirimbo yitwa mu mazi na Inyogoye. Yes, tugomba kurikodinga indirimbo ya kabiri kuri album ya kabiri, kuko Isa New Boy is a blessing to me. Inyogoye is a blessing to me. Inyogoye ni umugisha kuri nge, n'umugabo nshimira cyane, kubera ko namukoreye ubukwe ngewe ntarakora ubukwe. Sindi nashuwa niba Yago turi nzabukora. Nabonye ikibanza nabonye ikibanza mu mujyi wa Kigali, so ngomba kubukora. Nk'urubyiruko turi muri gahunda ya #ThankYouPK. Twabonye wahaye umubyeyi, nubwo nari nakikubajije ifoto y'umukuru w'igihugu. Kuri wowe uru rubyiruko kuri gahunda ya ThankYouPK, nk'urubyiruko iyo gahunda kuri wowe uyumvute, uyishyigikira ute? Noneho nk'uyu munsi wakoreye igitaramo album launch yawe ya mbere muri Camp Kigali, yagizwe mu ruhare na nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo ibiri hano tube tuyifite. Hari BK Arena, hari Inari Arena, Stade Amahoro nayo iri kuzura uyu munsi. How do you feel kuba urubyiruko rufite gahunda ya hashtag yitwa ThankYouPK? Ni binyereka ko hari ibintu twarenze ku buryo nyine uyu munsi dushaka kwifatira twebwe ubwacu urubyiruko tugashyiraho hashtag ivuga ngo ThankYouPK, cyangwa se reka tugushimire. Nuvuga ngo nimukurikirana amateka ntago uzasanga hari igihe urubyiruko rwifataga ngo rushimire umukuru w'igihugu, ariko uyu munsi urubyiruko rurifata rukavuga ngo yo, this is Team PK, you understand, this is our father, this is our, you see, umubyeyi wacu afite amazina menshi. So rero kuba uyu munsi hari hashtag kuri ngewe, hagombye kuba hashtag none zikomeza ntizizarangire, kubera ko uyu mwaka n'indi myaka twavuyemo turabizi tuzaho twavuye, kandi ntago dushaka gusubirayo. Noneho tugeze biraryoshye ako wari wabona Tracy hostingirwa gutyo mu bihugu uko wiboneye gutyo za Kenya, Tracy Festival Awards, wari wabona FIFA ya inama ya FIFA yo gutora
perezida wa FIFA ikorerwa mu bihugu gutyo ko wiboneye, wari wabona abantu nka ba Kendrick Lamar bapfa gutaramira mu bihugu ko biboneye byo muri Afrika, wari wabona inama zikomeye ziba hosted hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'izo turimo kubona uyu munsi. So ni byinshi twavuga, ubwo mise nkubitira no ku kibazo cya Emi, gutanga impano nk'iriya rero kuri nge numvaga ari nk'ishema ahubwo kuri nge. Hanyuma hashtag rwose tuyikomeze. So tugana dusa nabagana ku musozo, ndabizo umuntu ukunda gushimira cyane, ni umukobwa udakunda kugaragara mu ruhame, ariko ubona ko ashyigikira ibikorwa byawe umunsi kundi ni munsi ya Jano Dabiju kuza kugushyigikira, nicyo wamubwira? Actually I gave her shoutouts, namuhaye shoutouts, ari mu bantu bansanze kuri stage, banjugunya amadolari, may God bless you, Imana imuhe umugisha, kubera ko bino bintu mbikora sinatinya kuvuga ko hari ikintu yakoze kuri music yanjye kabisa, yaragikoze, ndamushimira kubera ko hari nk'indirimbo yanjye yagaragayemo ndimo yitwa Swing, ndamushimira cyane kuba yaremeye kumya support, nta mafaranga yigiza ansaba. I'm telling the truth, nta mafaranga yansabye kugira ngo ajye mu ndirimbo yanjye, ahubwo yarayisponsorije. Urumva ikintu ukuntu kirenze, yumvise indirimbo arayikunda, arambwira ati indirimbo ngenda yitanga $1,000, video shooting ikorwe kabisa. Ndamushimira cyane umutima yagize ko kunshyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana imumere mu mugisha, kandi umugisha musabiye Imana izawumuha. Yago, ni igiki kintu umuntu witwa Double J ari kuririmba n'umuntu witwa Kiriku, Philipita yivumbuye ava kuri stage, kuko hano hanze reka mukwereka uyu mumama yababaye byadanje, aravuga ati why Philipita yavuye kuri stage, umuntu witwa Kiriku ari kuririmba. Kuri we nk'umuntu watumiye Kiriku akava i Burundi agafata time yiwe akaza mu Rwanda, ni abarundi na Double J, abarundi urumva bari buze kudufata gute? Abarundi urukundo abarundi, reka mbabwire urukundo abarundi bafite ntago rusanzwe, ntabwo rusanzwe urukundo. Umusaza Mako Kabor, urukundo abarundi bafite ntabwo rusanzwe kabisa, ntago nababeshya. Abarundi banyeretse urukundo rudasanzwe muri uru rugendo rwanjye, haba kuri YouTube ndetse n'imiziki. Abarundi ndabashimira cyane. So kuba rero Kiriku bitagenze neza na Double J, nababwiye ijambo nababwiye bakiva kuri stage, nagenda babwira ngo ibibaye ntabyo nzi, ariko ibibaye byose murabiruta. Nuko nababwiye Kiriku namubwiye ngo ibibaye byose ntabyo nzi, niba hari n'ikintu kitagenze neza urakiruta. Double J ndamubwira ngo ibibaye ntabyo nzi, ariko niba hari n'ikintu kitagenze neza urakiruta. Ndabwira ni big up on yourself. So abarundi rero, abarundi urukundo bafite niyo mpamvu navuze ngo ntago rusanzwe, ntabwo bakwiye kubifata nabi. Ntibabifate nabi kubera ko biri mu izina ryanjye, basi bagirire ngewe, ntibagirire, bambabarire. Reka nsabe imbabazi mu izina ry'abarundi bose, bambabarire niba abahanzi cyangwa umuhanzi atishimye. Ndabizi ninjye biri bugeho, nkuko uyu munsi murimo kumbaza nyine impamvu Levixon atabonetse, nkabasobanurira n'abandi wenda batigize baririmba cyangwa se baririmbye, ariko mu by'ukuri byose ibintu twakoreraga ahangaha twari tuyobowe n'urukundo. Twari tuyobowe n'urukundo. Kuri wowe nk'umuntu wari watumiye nka Philipita, nk'umujyi ugomba kugufasha, akaba yakoshonnye bamwe mu bahanzi watumiye bafashe time yabo, yabakoshonnye yabakoshonnye nabonye ko yazinze ibyuma. Philipita my big brother, wabakoshonnye? Yego Philipita wabakoshonnye. Emi reka nkubwire, Philipita ndamwubaha, ni grand frère, ndamwubaha muri kano kazi, turamubabari. Urumva Philipita niba hari bitagenze neza ari kuri stage cyangwa atayiriho, ngewe kabisa hakosa umuntu ugira ute hakosa ukora niba ukora uzakosa. Kandi byose birashoboka. Ibyabaye byose mureka tuyoborwe n'urukundo, sibyo? Mureka tuyoborwe n'urukundo. Ngewe kano kanya kabisa show yagenze neza cyangwa yagenze neza? Show yagenze neza cyangwa yagenze niba yagenze neza rero mureke dushima Imana, sibyo? Mureke dushima Imana, tureke nyine kumva ko utuntu duto twagiye tuba ariko dukwiye kwica. Kibazo cya nyuma Yago, ni igiki gishobora gutuma ureka umuziki? Yapfuye. Aravuze ngo napfuye, kandi nimfa muzasigara muyumva. Tuzasigara tuyumva. Ni igiki gishobora gutuma ureka umuziki? Ntacyo.
waje ukamwiba nta kibaho kabisa kubera iki Chris Eazy ataririmbye Chris Eazy ntabwo yaririmbye yego Chris Eazy ntabwo yaririmbye ibaze ko ntarimbizi oh my goodness ntabwo narimbizi ntabwo nababeshyi kuri kwimana nabyo narinzi ntabwo narinzi ko Chris Eazy ataperforminze ariko ikintu nababwira ntabwo niba wemeye gushyigikira umuntu reka mbivuge muri aya magambo niba wemeye gushyigikira umuntu mushyigikire abo bajene baba barangoye man nta mafaranga nabahaye narabashimiye ariko no kugira ngo baguhe drop iranga igitaramo biba ari ibibazo brother biba ari ibibazo my brother sinzi hit umaze gukora ukuntu zingana ku buryo wakanga kuma kaboko ntago nzi hit kabisa umaze gukora ukuntu zingana ku buryo wanyima kaboko sinzi kabisa uwo mujene aba yarangoye ngewe nta mafaranga nabahaye narabivuze nabidekara hakiri kare itangazamakuru ndibwira ko bazaza kugira gute kunshyigikira mbabwira ko namwe ubwanyu nta mafaranga nagize gute nabahaye nago turabeshyera iki ariko nk'abo bajene ngewe ejo junior yambwe ngo nago bazaza nkagira ngo arimo arambeshya yarabinyandikiye kuri WhatsApp nkagira ngo arimo arambeshya kumbe yari seri so izo hiti barimo gukoresha gutuma badatanga akaboko kuri bagenzi babo kabisa ngewe nago nzi kurya indimi ntabwo nzi kubeshya ntabwo nzi kurya indimi ntabwo nzi kubeshya niba wemeye kuza kuri afishe ukemera kuririmba mu gitaramo cya Yago cyangwa ukemera kuririmba mu gitaramo cya Juno Areruye Bruce Melody Medi The Ben don't act like you are kid man don't act like you are kid urashaka ko umuntu akwinginga ngo akwinginga ngo wamaye drop ivuga ku gitaramo my bada niba ushyigikiye umuntu mugira gute mushyigikire bigaragare ubusumu umuntu araguha drop ku munsi w'igitaramo uwo muntu abagushyigikiye ubundi nagiye kubona mbona umujene anyohereje drop ku munsi w'igitaramo yibeshye n'itariki noneho ngereka mbabwire ibi bintu murimo gukora reka mbumvishe drop uyu mujene yakoze bibe ngombwa ko mbivugaho ibaze kugira ngo umunyamuziki mugenzi wanjye abatazi umunsi ngiye mfitiye igitaramo yibeshya avuga ngo kuwa gatandatu ngo nzaza yakubwiye ngo iki wenda yibeshya avuga ngo kuwa gatandatu ngo nzaza yakubwiye ngo iki abanyarwanda my bada ntabwo nzi hit umaze gukora uko zingana my bada nta nubwo nzi hit management imaze gukora uko zingana ku buryo wambeshye ukanga no kuza kuririmbira abafana bawe gusa ntihari abafana ataririmbiye ntari abafana benshi bakunda Chris Eazy none se ntimutashye mubabaye none se kuki ataje kuririmba kandi yari ari kuri affiche kubera ataje kuririmba nta mafaranga twamuhaye turabizi ariko yari kutubwira ngo ntabwo ndi buboneke kubera ko mutanyishyuye tukabimenya tukamushakira amafaranga tukagira gute tukayamuha ariko ntabwo yigeze abitubwira ibyo bintu nagiye kubona management iranyandikiye iyi video numvaga nayikinira hano aho yageze aho kwibeshya umunsi w'igitaramo cyanjye akavuga ngo nzaza kuwa gatandatu abanyarwanda bakeneye kumva yego reka nibarize ni igiki uwitwa Chris Eazy yakuvuye yego kuko umugambi ndimba tumene hasi mwe mucecetse mwumve kuri wa kangahe kuri wa gatandatu tariki 20 na zingahe umunyamuziki uri kuri afishe Clatinade umunyamuziki uri kuri afishe ngo ndagira ngo mbatumire mu gitaramo cyo kuwa gatandatu 23 yaragamije iki hano singuyu ntago murimo kumubona none yanze no kuririmbira abanyarwanda baje kumureba hano Yago urumva umeze gute mu mutima wawe kuba abantu nge ndishimye ko igitaramo cyagenze neza n'abantu batigize baririmbirwa n'uwo muhanzi abantu batarimbe n'uwo muhanzi twakubonye we birahari ya reka tugushimire nizere kambaze mbabaze twabikoze fresh cyane sawa cyane twabikoze fresh twaririmbye neza ntabwo twasaraye nibuka epfiriya mu buzima budafise formule for real bisaba kuvumilia wetulia inyenyeri ya wizaka mwakoze cyane. Thank you very much. I can see family over here. All I can see right now is God and love. Something that I can confess right about now is like God and love.
God and what? God and what? Ubanza ariyo concert ya mbere iri buze kubamo kwigisha. Kubera icyo ariko tutakwigisha ijambo ry'Imana twakoze concert. Kubera icyo tutavuga kugira neza kwa Yesu. Kubera icyo tutavuga kugira neza kwa Allah. Kubera icyo tutavuga kugira neza kwa Imana. Iki gihe ndimo gukoresha ntabwo nyemerewe. Let's go. You make me so wawawa. Iyo nibutse kwari njyewe wakwegukanye. Bintera gushima Imana. Iyo nibutse kwari njyewe wagusingiye. Blessing is over you. Blessing is over you, my people. I see you, Phil Peter, MC and DJ. Big up on yourself, my brother. I see you, my family over there. Munzanire isa new boy kabisa. Ibi bintu ntabwo byapanzwe kuri kalendari yagombaga gukurikizwa. Mbihaye mwebwe. Ni mwebwe mbihaye bande yihangane n'umuyobozi wa gahunda yihangane, ni mwebwe mbigeneye. Tugiye kuririmbana ngo inyogoye inyogoye Yona. Inyogoye inyogoye Yona. Inyogoye inyogoye Yona. Yogamo yogamo Yona. Yogamo yogamo Yona. Inyogoye inyogoye Yona. Inyogoye inyogoye Yona. Yogamo yogamo
suhuza ku bantu bawe. Umwaka mushasha, umwaka mutagala, muzakuja ndikuzabaje. Mani zawe nikuzada foroza arihe, wa mugore wanje. Naza nawe basuhuza ndakafusharuka. Usharukwaga. You can see over here. This is God. 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 I can tell you, this is God. Iyi ni Imana yonyine. Iyi ni Imana yonyine irimo kwigaragaza hano. Uchiri hasi, subira hasi. Mukomeze. Isa. Yona. Inyogoye. Yona. Inyogoye. Yona. Inyogoye. Yona. Inyogoye. Yona. Yogamo. Yona. Jukaoge. Bunete nzogesha. Bitenja kusuri chana musenda. Inyogoye. Yona. Inyogoye. Yona. Kesho tutenja kusuri chana musenda Ni wane. icho chana ewe gawe ninyoke fire
sanibo Chumugari sanibo Chumugari sanibo Chumugari sanibo Isa Chumugara neza Chumugari sanibo Chumugari sanibo Chumugara barimo baraguha Isa akira oya akira uyu mugabo ndamukunda cyane uyu mugabo ndamukunda cyane hari ikintu ushaka kubasaba ndabasaba kumunkundira sinjya kwicwa n'amazi kada sinjya kuva mu uyu mugabo ndamukunda cyane reka mushimire cyane hanyuma indirimbo turagaruka mu kanya indirimbo yitwa Niwane mwayishaka kuri YouTube channel ya Yago TV show uyu mugabo tugiye kumwinjiza muri studio nabonye ibintu mwarabikunze agiye kuririmba agiye gukora umuziki kubera ko uyu mugabo agiye gukora umuziki kubera ko nibyo koko umuziki ururitse nshaka gushwanyu Isa uretse gato chake ntamuke ko papa wanje kuko umuziki kuri njyewe ni ibi byishimo dufite umuziki kuri njyewe ni ibi byishimo dufite niyo mpamvu no mugabo agiye gukora umuziki murakoze cyane turagaruka mu kanya